none se umukobwa uri Dubai azi ko uri umusore, azi ko mfite umugore n'abana kandi mutari mwabyaranaho, kandi ntitwe twabyarana n'umwana n'umwe, kandi aragukunda, kandi arankunda cyane. none se ni gute yo akoherereza amafaranga wowe nkawe nk'umugabo we kandi azi ko ufite undi mugore? None se amafaranga nyoherereza nge nayashira mu by'umugore mukuru. Nawe w'iruhande ni 5, mfite abana 5. urumva mucyaka ndi abana 11, hasigaye abana 11. uwo mu rugo ndashagira ngo mubyeremo, ndashagira ngo mubyeremo abana nk'8. uwo mu rugo balance isigaye yishyire kuri Dubai. ubundi we nta no kuba nuko wakibaze muri make cyane. ubyo narabiba kandi uwi Dubai nabatababyaye nzashaka undi akubyarira abana basigaye paka abana 16 buzuye, kuko uwi Dubai nteri yabyara n'umwana n'umwe, ariko icyo nzi cyagomba kubabyara ko abana 8 b'umugore mukuru ongera abana 2 sabana 10. uwi Dubai azabyara 6. niko bimeze, uziko bitoroshye. kandi mu Uganda baravuga ngo umugabo ameze nk'igiti cy'umwumbati. igiti cy'umwumbati iyo kuye umwumbati ukakijugunya hariya iruhande, kigera igihe nacyo kigashibuka kikabyara. urumva ngo umugabo ameze nk'igiti cy'umwumbati. aho igiti cy'umwumbati kiguye kirabyara. siko bimeze. yego nta kibazo kirimo ariko umuntu ntabwo ushobora kwigereranya nk'igiti cy'umwumbati. siko bimeze. sinkubwiye ko umugabo ameze nk'igiti cy'umwumbati. ameze naye hari uzi impamvu Imana yagutandukanyije n'igiti? urumva nge umukobwa namukuye i Rwanda nari mukunze, ariko bitewe nuko nari mushyize mu rugo rwanjye, kandi hari yo ufite undi muntu wikundira ku ruhande, mfiteyo umukobwa nkunda kandi nawe nkunda, nta bushobozi bw'abagore 2 nari mfite bo bankunda bashyira mu rugo rwanjye. nabanaga n'umugore wanjye, ariko umutima ukanyuramo ukajya kuvuga ati wa mu girlfriend wanjye, nkajya girlfriend wanjye. ubu byageze igihe arambwira ati mfite inda. none sinda bayikuramo. byaterwa n'ubwumvikane se cyangwa n'uburyo umukobwa se cyangwa abakobwa bo mu Uganda ntimubite nk'ab'i Rwanda. abakobwa bo mu Uganda bameze nk'abasazi, ariko iyo umufashe neza abakobwa bo mu Uganda ntabwo bagendera ku mico y'abagana nk'ama Abanyarwanda. umukobwa w'i Rwanda iyo umuterese arakubwira ati ndashagira dushyingiranwe tujye mu murenge dusezerane tujye no mu idini. ariko uyu we none namubwiye ngo nazanye umugore, arambwira iby'umugore wawe ntacyo bimbwiye, njye ndagukunda. none se nkubaze aba bana 2 bo ku ruhande niwe wabyaranye nawe? nibo nabyaranye, namubyeyemo abana 2. uwo mugore wo ku ruhande wa girlfriend wabonye yishyike naha? none se nkubaze, reka mubaze umwana wo mu Rwanda ukimara kumuzana sahi ngiyi yabyifashe mate, yabyiyumva mate, ese ntabwo bimukora nabi kubera ko twe twamenyeye kurongora umugore? iyo umugore umukunda ntabwo wamwereka ingeso ufite iruhande. muri make nta nubwo azi ko ufite abana ku ruhande. bimweretse vuba. batangiye kumbwira ko abana ku mwana umwe akeneye kwiga. urumva iyo umugore umukunda ntabwo wamwereka ingeso ufite, ugomba kumuhisha. kandi ndahenska ahubwo umuntu ugukunda bya nyabyo ugomba kumwiyereka wese, kugira ngo arebe niba ashobora kwihanganira ibibazo byawe. aba atabashoboye kubyihanganira agacaho ikigendera, yaba abishoboye. Ndaretse umukobwa w'umunyarwanda wamwereka ko ufite undi mugore iruhande ntakwicire mu nzu. none se ushatse kumbwira ko mu Rwanda nta bandi bantu bashobora kuba bafite abagore barenze 2? barabagira, ariko abagore bo mu Rwanda imico yabo ntabwo ari nk'iyo mu Uganda. mu Uganda ushobora kumubakira hano n'undi ukamubakira iruhande bose ukagira ugasita ubitaho ubaha buri kimwe. ariko reka nge nibareze ikibazo nk'umuntu w'umusore ufite girlfriend arahari, ndabizi ko isaha n'isaha nkurikirana. hari ikibazo kimwe nibaza,
nk'abagabo b'inaha usanga bafite abagore bashyika muri 4 babitaho bate? Kareka ngeze nkawe ufite umugore wawe ubana nawe, ufite uwo wabyayemo abana 2, ufite n'uyu uri Dubai mu mahanga, umunsi bazaba bahari muri quartier, umwe yubatse aha undi yubatse hariya n'undi yubatse hano, aho bagore uzajya bafata ute? Uzajya babana ute nabo? Ese ubwo uwo mugongo uzawubona kubakorerera ndetse bakanagukenera mu buryo bw'umugabo n'umugore mu rugo? Ese ibyo bintu ubona uzabishobora? Ibyo nzabishobora bitewe nuko nakubwiye ko umuryango wacu ariko twe niba ari ingeso niba ari imico niyo mico yacu niyo mico ya family yacu. Abagore 3 ubu mbara abagore 2 kuko uranabyema abana 2 ntabwo navuga ngo n'umugore wanje. Abana 2 barahari, yashatse undi mugabo. Afite undi mugabo ariko abana banje barahari. Uri kumwe nabo mu rugo iwawe cyangwa abana banje umwe ari kwiga yigabayo ariko umuto nyina aramufite. Ndavuga ngo uri yaruhutse ntabwo azi wanje mu rugo ajya kwa nyirakuru. Ku mukecuru byara mama wo mudamu. Ubu ndavuga ngo ngiye nkanjye mu bagore mbara ntabwo ngo nkimubara ahubwo mbara abana. Abana bo mbitaho ndikira nkanabwira n'umugore nkavuga nti twishuriye aba bana 2 turi kwigisha kuko undi ni muto. Turi kwishura abana 2 turi kwigisha ariko undi nawe ntabwo ni namwishurira ibyo akaba habizi, ariko namanje kumuhisha kuko umugore wanjye ndamukunda kandi yabimenye yuko mfite undi mugore iruhande yari kukureka akagenda yari kugenda. Bivuze ngo uyu mubana nawe mufitanye abana 3? Dufitanye abana 3 kandi niwe mugore mbara. Imfura yawe ifite imyaka ingahe? Imfura ifite imyaka 7. Kwa mugabo arasa. Ifite imyaka 7. Muri uyu mwanya ubyaye abana 7? Mfite abana 3. Nawe iruhande ni 5. Mfite abana 5. Urumva mucyaka ndi abana 11 hasigaye abana 11. Uwo mu rugo ndashagira ngo mubyaremo abana nk'8. Uwo mu rugo balance isigaye yishyire kuri Dubai. Ubundi we nta nukuba nuko wakibaze muri make cyane. Ubwo narabiba kandi uwi Dubai nabatababyaye nzashaka undi akubyarira abana basigaye paka abana 16 buzuye kuko uwi Dubai nteri yabyara n'umwana n'umwe ariko icyo nzi cyagomba kubabyara ko abana 8 b'umugore mukuru ongera abana 2 sabana 10 uwi Dubai azabyara 6. Niko bimeze. Uziko bitoroshye kandi mu Uganda baravuga ngo umugabo ameze nk'igiti cy'umwumbati. Igiti cy'umwumbati iyo kuyu umwumbati ukakijugunya hariya ruhande kigera igihe nacyo kigashibuka kikabyara. Urumva ngo umugabo ameze nk'igiti cy'umwumbati. Aho igiti cy'umwumbati kiguye kirabyara. Siko bimeze. Yego nta kibazo kirimo ariko umuntu ntabwo ushobora kwigereranya nk'igiti cy'umwumbati. Siko bimeze. Sinkubwiye ko umugabo ameze nk'igiti cy'umwumbati. Ameze naye hari uzi impamvu Imana yagutandukanyije n'igiti? Impamvu Imana itakuremye ngo ikugire igiti nuko yaguhaye ubwonko butekereza gusa. Sinakunenya cyangwa se ngo ngire ibirenze byo kuvugaho kubera ko sahingi ufite ubushobozi bwo ko wareberera family yawe kandi buri muntu icyo yifuza koko nkuko bivuze muri Uganda n'icyo akora bitewe n'ubushobozi bwe. Niba wumva yuko waje uri umuhinzi ukorera abandi bantu sahingi ukaba waraguze itaka ryawe ukaba wifitiye inzu yawe, umugore afite business akora, ufite moto igutwara aho ugiye gukorera hariho hose, nta kintu wifuza ahubwo w'icyo ukeneye ari ukubyara abana benshi kandi nkagura n'amasambu. Ukagura n'amasambu. Bivuze ngo nkuko mu Rwanda bashyizeho itegeko rivuga ngo tubyara abana dushoboye kurera, bivuze ngo ibyo uzakora bivuze ngo abana bawe uzaba ushoboye gukora iki? Kubarera. Ndashaka kugira ngo umugore mukuru mfite ibyo turi gukora imbaraga ashyira mu byo turi gukora bibi by'abana
by'abana b'umugore by'abana be kuko ari umugore mukuru. Ndashaka kugira ngo nuri Dubai azaze nawe azaze kandi ubu Dubai ntabwo akora ngashire ko umufuka we nangahereze yohereze umuryango we, akora yoherereza umugabo we akamubwira ko buretse gatoya buretse ngi hari ikibazo kimwe kinyice noneho cyamaze. None se umukobwa uri Dubai azi ko uri umusore, azi ko mfite umugore n'abana kandi mutari mwabyaranaho, kandi ntitwe twabyarana n'umwana n'umwe, kandi aragukunda kandi arankunda cyane. None se ni gute yo akoherereza amafaranga wowe nkawe nk'umugabo we kandi azi ko ufite undi mugore? None se amafaranga nyoherereza nge nayashira mu by'umugore mukuru? Arabizi neza ko ibintu ukora ari byawe nawe akaba yabasha kwihanganira. Azi ko iwacu n'umukobwa uramutse umubwiye ati izina ryawe naryo nibuka, akaguhamagara bya bindi bajya bakora, akaguhamagara bitunguranye akakubwira ngo, agahamagara ati ndi sheri wawe ndashaka kumbwira gutya na gutya ibintu bimfataho. Ese uranze ngo hari impano nyine, hari ukuntu bajya babikora bitunguranye, uzi ko niyo webeshye ukavuga akantu gatoya gatandukanye kuri we ahita kurakarira no kwangana muhita mwangana. None uri Dubai arabizi ko ufite umugore mukuru hano. Umugore mukuru niyigeze abyitaho, ahubwo afata amafaranga akoreye akayakoherereza, wowe ukagenda ukaguramo ibindi bintu bizaguhuza wowe nawe muzabanamo. None se mubaze umugore ubana nawe mu rugo we arabizi ibyo bintu? Umugore mfite mu rugo arabizi, nawe arabizi ko ufite undi mugore Dubai, arabizi ko ahari kanyohereza n'amafaranga, ahubwo ikintu ashaka uriya niba yohereje amafaranga nkagura isambu, ntabwo umugore mukuru namwemera ntabwo namwemera k'iyo sambu ayikandagiramo. Nicyo nawe nta nubwo ubahona. Ngenda ndashaka kugira ngo we ikintu kimwe nifuza n'abantu badukurikiranye nshaka ko badufashaho, ndashaka yuko dufasha utugira inama z'uburyo ubikoramo. Ubigenza ute ibyo bintu? Ibintu nge ndashaka kugira ngo nsarure toni y'ibigori nyigurishe, mbwira umugore wanjye mukuru mubwire ngo ngiye kugura isambu runaka ngo tujyane. Iyo sambu agomba kumenya ko ariye n'abana be bakuru. Uriya nawe uri Dubai amafaranga akoreye nayanyoherereza, ugenda uguremo isambu, ndagenda nkagura ukayimwandikaho nawe nkayimwandikaho, namara kuyimwandikaho nkafata ruriya rupapuro twanditse nkanjye nkarubika. Kandi n'ikindi hari icyo bita business, nshobora kumubwira ngo ndikurangura ikawa akanyereza miliyoni ebyiri hakavamo miliyoni enye nkagura isambu, nkavuga ko iyo sambu ari iyanjye n'umugore muri Dubai. Urumva kuko mbikoze nawe. Ahubwo wowe reka nze nkubwire, mu Rwanda hari agakuru nigeze kumva, uwo musaza ndabizi ko nawe kino kiganiro kizamugeraho, ubita ngo imboro irakiza. Ku bantu baba Nyabugogo uwo musaza muramuzi, umugabo bita mboro irakiza. Umuntu utamuzi ndabizi ko ataba muri Nyabugogo. None nawe rahira ko utazatwara iryo zina muri iyi karitsiye, kuko ndumva abagore bawe bose ari ubukire gusa bakuzanira. Uyu muragura ukamuhereza, n'uriya akakohereza ukagura ukiyandikaho. Bivuze ngo uzasanga ufite ubutunzi burenze uko bitekereza kubera abagore bawe. Ariko bitewe wowe n'uzatwara rya zina bitewe n'ubwenge. Hari ushobora kuyakohereza ayo mafaranga ukayakoresha nabi, kandi iyo yakoresheje neza uriya nubwo yagaruka agasanga hari uko mumeze nta kibazo yagiramo. Urumva kandi ntabwo uwo mugabo watwaye iryo zina nawe hari ukuntu nawe afata ibintu, niba afite abagore benshi niba afite umwe, hari ukuntu abifata akabiteza imbere bikiyongeraho. Ubwo nanjye hari ukuntu ngomba gufata ibintu by'abagore banjye nkabikoresha mu bwenge bikiyongera, sibyo? Muri make
wifuza ko yatera imbere n'uyu agatera imbere bose bagatera imbere abana bawe muri make uba ukora ushaka gukorera abana bawe abana banjye bitewe n'uko ntabwo umugore w'i Dubai yabyara umwana yarubatse amazu ngo nubwo twaba dutandukanye nshatse undi mugabo ngavuga ati iriya nzu nyihaye uwo mugabo nshatse oya ntabwo bishoboka kandi ari wowe wavunitse areba wa mwana namubyayemo akaba ari we wabyandika noneho uriya mugabo nawe akazamuhereza dore ubwo njye nkanjye ariko njye narenzaho wenda icyifuzo cyanjye n'imitekerereze yanjye urumva bihabanye n'ibyawe cyane kubera ko njye ku giti cyanjye nakuze nzi kurerwa n'umugore wundi, nakuze nzi kuba narakuriye mu rugo iwacu aho mvuka uko bimera, kuba mu gasozi nzi uko bimera. Muri make njye nakuze mvuga ati sinifuza kuzabyara abana batandukanye ku babyeyi. Niba nkunze umuntu nifuza ko ari buzambera hazaza hanjye hose, naba nshatse neza naba nshatse nabi, gasita nakora foti cyangwa se ikosa nkabyara cyangwa se ngatera inda umwana w'abandi by mistake, bivuze ngo ubwo nyine abantsindiye biba birangiye kubera ko sinifuza kuzabyara abana batandukanye ku babyeyi. Ariko hariho nkawe uba wumva uvuga ati aha nabyaye abana 16 kandi mu bagore 3 ntabwo bishoboka. Urumva ni ibintu nyine biba biraho bibuzabuza muri make, buri muntu wese agira imyumvire ye muri make niko nabi.